Muraho neza, amazina yanjye ni Kim Solution. Ku isi dukenera ibintu bitatu. Iyo dufite amahoro twifuza amafaranga n'ubuzima bwiza. Ndakubwira ko ubu gukorera amafaranga kuri internet birashoboka nubwo bigoranye. Niyo mpamvu nanjye nifuje kugutangariza amakuru meza kandi nawe yizewe. Uribajije kubera iki? Ese kubera iki ari nge? Nugira ikibazo ndagusobanurira. Ubu hari uruganda rwizewe rukaba rwarabaye na company ya mbere ikomeye ku isi. Abari kwinjiramo bari gukora akayabo k'amafaranga. Ese nawe wakifuza kuba umwe muri bo uramutse ubishatse? Ese koko birizewe? Igisubizo ni 100% birizewe. Ushobora kwibaza se bisaba iki? Ikintu cyose kibyara inyungu kigira inkomoko naho zituruka. Ku bihumbi byawe 67 uragura umugabane mu ruganda ukajya uhembwa mu buryo butandatu buri kwezi ndetse na buri cyumweru. Wibutse ko atari igishoro. None wakora iki? Kandi se wajya uhembwa ngahe mu buhe buryo? Reka ngusobanura uburyo butandatu wajya uhembwamo muri uruganda rwitwa Live Good. Uburyo bwa mbere ukoreramo amafaranga muri Live Good, iyo ukinjira umaze kugura umugabane muri Live Good, company yiteguha ibiti bibiri. Igiti cya mbere kijyamo umuntu wese uhaye amakuru akaza nawe akagura umugabane muri company. Icyo gihe company yiteguha ibihumbi 33 by'amafaranga y'u Rwanda. Uwo utumiye ntago azango yicare, nawe bagomba gutumira. Iyo atumiye undi muntu, company komeza guha andi ma percentage kugenda kugeza ku gisekuru cya 10 cyangwa se ku cyiciro cya 10. Hanyuma reka tujye ku buryo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri wibuke ko company guha ibiti bibiri. Bivuze ngo igiti cya mbere ni kijyamo abantu utumiye ako kanya bakagura umugabane wa company hanyuma ikaguha 33 by'amafaranga y'u Rwanda. Igiti cya kabiri noneho kiyongera kikajyamo babandi n'ubundi watumiye mu giti cya mbere, hakiyongeramo noneho n'abandi batumiwe nabo watumiye ndetse hakajyamo n'abandi company guha baba baturutse ku bantu bagutumiye. Abo bantu bose birundira muri iki giti cya kabiri, company ikajya ibaguhembera buri kwezi. Akarusho nuko hanga ushobora kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi 2 by'idolari, ubwo n'amafaranga angana n'amanyarwanda miliyoni 2, bivuze ngo nta muntu watumiye. Iyo icyo giti cya kabiri cyawe kigezemo abantu company yaguhaye, nibwo ushobora kujya wabona ayo mafaranga ya buri kwezi, miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ya buri kwezi. Ariko nyaboneka bishobora gufata igihe, ntago tuzi igihe runaka bashobora kuzura ngo ujye ubona ayo mafaranga ya buri kwezi. Bishobora gufata ukwezi se, amezi 5 se, ndetse n'umwaka ntago tubizi. Iyo wubahiriza gahunda. Nyemerera nsorese ku buryo bwa gatatu. Ubundi buryo butatu nzabukubwira numara guhamagara. Uburyo bwa gatatu no guhuza bya biti bibiri company yaguhaye ikongera nanone ku nshuro ya gatatu ikabiguhembera ku mushahara w'ukwezi. No kuvuga ngo niba warinjije umuntu akaba ari guhembwa ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, bivuze ngo urafata kimwe cya kabiri n'ibihumbi 50 uri bubone. Hanyuma niba warinjije babiri bari guhembwa 100 ubwo urafata ibihumbi 100 byabo, ubwo ni kimwe cya kabiri cy'abo bantu, hanyuma company iyaguhe buri kwezi. Wumvikane ko hanga hariho amafaranga ari kugeza ku gisekuru cya 5. Bivuze ngo abo bantu winjije nabo bagenda binjiza abandi, company komeza ibaguhembera. Ushobora kuba ikibaza ati se uru ruganda rubarizwa he? Nukuvuga ngo rufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Florida, ariko rukaba rukorera ku isi hose, nandetse mu Rwanda tukaba dufite icyicaro. Wowe hamagara kuri izo nimero tugusobanurira byimbitse, hanyuma ubashe kuba watugana aho dukorera mu Rwanda, tuguhe ubundi busobanura hanyuma dutangirane dukorera amafaranga. Ndagira ngo wumva aya magambo witonze. Hari abantu tugiye kuvuga. Umuntu wa mbere, hari usoza amashuri ye ku myaka 22 maze agategereza imyaka 5 kugira ngo abone akazi kazima. Umuntu wa kabiri we ashobora kuba boss ku myaka 25 maze agapfa ku myaka ye 50. Hanyuma wa gatatu nawe akaba boss ku myaka 50 akamara imyaka 90. Birashoboka ko waba ukiri ingaragu mu gihe abo mwiganye bagiye kuba basogokuru. Obama yeguye ku butegetsi ku myaka 55, maze Donald Trump amusimbura ku myaka ye 70. Nire somo dukuramo muri iyi si, buri muntu wese abaho mu gihe cye. Birashoboka ko societe waba warabayemo yabikurusha amafaranga cyangwa se abo mwakoranye baba barateye imbere kukurusha. Wibuka ko buri umwe wese ari mu isiganwa rye kandi mu gihe cye. Ntukabagirira ishyari kuko bari mu gihe cyabo. Tuza haracyari kare kuri wowe, nturakererwa, igihe cyawe kirahari. Niba utankurikira birashoboka ko utazongera kubona izi video, ariko niba ubikora byiza cyane.